Hello, ikaze kuri kaniyo 150. Uyu munsi tugiye kureba ku bijyanye no kwinstara. Tugiye kwinstara Visual Studio 2019 kugira ngo tushobore gukora andi matutorial yacu. Ariko ndagira ngo uba wateguye mashine yawe, PC yawe. Ushobora kujya kuri Google, nkuko mubibona narangije kubyandikamo, ukandikamo Visual Studio 2019 download. Numara guklika link ya mbere izamo, ukilikaho. Ukimara guklika kuri iyi link, ukilikaho turebe, irakuzana kuri page ya downloads, aho tubona amaverisiyo atandukanye. Hariho community, hakabaho professional, hakabaho na enterprise. Muri make rero professional na enterprise ni version zigurwa. Ubwo rero nkatwe b'abanyeshuri cyangwa se turi kwiga, ndumva nta mpamvu yo gukenera iyi professional cyangwa enterprise kuko zinagurwa. Turakilika kuri download community. Numara kwakilika, nabirangije, automatically urabona hano download yawe iratangira kudownloadinga ako kanya. Now nita downloadinga, urakilika hano kugira ngo ushobore kongera kuri downloading. Hano hariho aka tutorial gakeya ka Visual Studio, ufite umwanya wakareba. Twebwe ntabwo turi bukarebe. Ikindi ni instruction. Nukilika kuri instruction barakubwira ibikenewe. Nk'izi ni system requirement. Ubusanzwe ubikeneye kuba ufite nibura Windows 10 version ya 17.03 cyangwa hejuru. Ushobora kuba home, ushobora kuba professional education, yare yose. Ku masava, niba ufite sava nta kibazo, ariko udafite sava wakoresha Windows 8.1. Ifite update ya 29.19.355. ukaba wakoresha core cyangwa professional cyangwa enterprise. Na Windows 7 service provider 1 SP1 nayo irakora. Of course ugomba kuba ufite update ziri latest. Ikindi ugomba kureba ni uko ufite RAM ihagije, ukaba ufite hard drive nayo ifite umwanya, ifite space, nibura gigabytes 17 gutyo kuzamura 20. Reka dufate 20, nibyo byiza, hagati ya 20 na 50. Ikindi rero gisigaye, ibindi ni bisanzwe, si ngombwa. Ubwo icyo tujya gukora, tugiye gutangira gukora installation ya Visual Studio Community 2019. Ariho turajya kuri download zacu tuyirebe. Ndizera ko ubwo mwese mwarangije kuyidownloadinga. Tu double clicking kuri ya Visual Studio twa downloadinze. Mu gihe tugitegereje, ushobora gufata umwanya, ushobora kwihuta, biterwa na machine uri gukoresha. Biba byiza iyo ufite machine cyangwa se laptop iri super fast, yihuse, ikora ibintu mu buryo bwihuse. Hano rero urakora run, then utegereze. Urabona iratangira gukora installation. Hano ndagira continue. Ntabwo ndi bugire wari nyinshi kuri ibi ngibi bambwiye. Ubwo ngira continue, urabona downloaded, installed. Ni gutya igenda ikomeza.
ubundi utegereze hanyuma irangize kudownloadinga no kwinstara. Mu gihe irangije rero tuhita tubona ifungura indi IDE izanamo ibintu byinshi, izanamo workload, ikazanamo harimo ASP.NET and web developer, harimo Python, harimo .NET desktop development, harimo Azure, Node.js tuzabireba wenda mu bihe biri imbere, harimo mobile development.NET. Kuri ubu ngubu icyo dukeneye ushobora gutikinga akangaka. Iyi ngiyi akaba ari twemerera gukora ama web ari ASP.NET web website cyangwa se iki. Iyi ngiyi nayo ikaba twemerera gukora za Windows desktop, ikaba ifitemo ama feature twemerera kuba twakora desktop development. Iyo ukritse rero ku ruhande hano ugenda ubona hari amatundi installation details y'ibyo bw'install. Ubushatse wongeramo hano ibyo ubona wakenera. Kuri uyu mwanya nta kintu mbona dukeneyemo, turakomeza tutiriwe tujya muri byinshi. And then ikindi wenda wakora hano ni ukuza ukareba hano ukakareka kadatikinze kugira ngo nirangiza kwinstara isibe package iri kwinstara. Ushatse nanone udashaka kuyinstara kuri machine yawe direct, ushobora guhindura hano location ukayijyana ukayihitiramo location wifuza. Uko mubibona rero ngewe nayihinduye location yijyana kuri D. Ubu ni ukuvuga ngo izi D giga cyangwa gigabyte 2.42 zose zirajya kuri D. Ibyo ngibyo bimfasha ko kuri C yanjye ndaba nkoreshejeho 1 gig 1.42 gig. Then iki ngiki kintu biri bumfashe ni ukuvuga ngo hano mu gihe nitikinze nirangiza kwinstara izi turi kubona hano 2 gig ziri hano zirahita zisiba machine automatically, zirahita zisiba. Noneho hano turakomeza nyine izo nizo ziri bujye kuri C yanjye. Urabizi ko C drive niyo ibika ama files cyangwa se ama programme hafi yose atuma mudasobwa yawe ikomeza gukora neza. Ni byiza rero ko uyisigarira umwanya nk'ama template file yose akenshi ni habari. Biba byiza rero ifite umwanya uhagije. Kubw'ibyo rero ubwo turangije gusettinga up, now turi tayari yo gutangira kwinstara. Dushobora guklika install, and then iyo tugikilika install hano hasi iratangira igenda downloadinga buri package nkuko twazibonye hariya, inazinstara at the same time. Ibi rero bishobora gufata umwanya utari mutoya. Byose biterwa na internet ufite. Ni byiza kureba internet ufite niba iri ku muvuduko uhagije. Mu gihe itari ku muvuduko uhagije nabyo kandi ubwo biragusaba gutegereza umwanya utari munsi, bishobora no kugera mu isaha n'igice ikiri gukora installation. Ubwo nirangiza gukora installation turareba ibyo twabonye birimo. Okay, hano rero iyo turangije gukora installing successful ni gutya iguha welcome. Hano bivuze ngo tubaye successful turangije kuinstalla Visual Studio. Buri gihe ni byiza ko usigninga in cyangwa creatinga account ukoresheje Microsoft Outlook. Ubwo ni Outlook Microsoft account.
iyo udafite account urakirika creating account, uze hano login in. Iyo utabishaka ushobora kugira not now maybe later, but gukoresha kugira ngo ukoreshe community Visual Studio, bagufosinga ko buri gihe ugomba kuba ufite account kuko ari community. So njyewe mfite account ya Microsoft, ndasayininga in ndayambere kuko umuntu yinjiramo, uko umuntu atangira. Donc nyuma yo kwinstara, urangije kwinstara ugiye gushyiramo account yawe. Iyo urangije gushyiramo account nta kindi kiba gisigaye uretse gutangira nyine ugakoresha Microsoft. Nkuko rero mubibona hano ndabona pop up bisa nkaho bigenda gake. Nawe byarije rero. Icyo nkora ndashyiramo email yanjye ya Microsoft account. Nayikoze igihe nakoreshaga Hotmail. Noneho iyo maze kwishyiramo barambaza password, nayo nyishyiremo, hanyuma nshyiremo password yanjye. Sign in. Ibi ngibi nta kigoye kirimo, ukuvuga ngo biroroshye. nawe igisigaye urabona ko bambwira ya getting things ready. So mu gihe bakiri kuntunganyiriza Visual Studio yanjye nyine babone ko ikiza cyo kuba ufite account tuzabibona wenda nyuma itangiye gukoresha nka GitHub, utangiye gukora mo online nko muri iyi minsi unakora online, ukajya bigushobora kugufasha gusynchroniza amakode yawe iyo ukora muri team, then ukaba washaringa amakode yawe. Dutegereze mu gihe bakiri loginga in. Iyo urangije loginga in successfully, ni ukuvuga ngo icyo ubona ni iyi page tubona hano ya open recent. Ubona ko nta open recent. Iyi niyo rero Microsoft Visual Studio. Iyo ugeze hano ni ukuvuga ngo uba uri successful, wayinstaye neza muri machine yawe, uri ready nawe, uri tayari yo gutangira gukora code zawe cyangwa se gukora ama project. Kuba nta n'inzira ndende. Visual Studio ifata umwanya. Iyo ngize start iyi ngiyi wa installer, iyo ushatse urayifunga kuko ntabwo tukikeneye, ibyo twayikoreshaga byarangiye. nawe nimfungura Visual Studio yanjye ngiyi ndayifunguye. Ni ukuvuga ngo hano Visual Studio ifunguka. Wala nta kindi urebye. Iyo ugeze hano uba ufite Visual Studio yawe imbere yawe. Kuwanga ibindi ushobora kuza ukagira new ugakora project cyangwa se ugatangira kuyikoresha. Tugenda tubireba buhoro buhoro. Ndizera rero ko mwaryohewe n'uburyo bwo kwinstara mo Visual Studio mu mashine yanyu. Ubutaha tuzatangira kuyikoresha, turebe noneho tujye muri code, turaninge code, turebe uko bakreya ama project, uko bayaha amazina n'aho bayabika byose. Murakoze.